Barada Vibes ni ikiganiro mbategurira ntangamo ibitekerezo byanjye ngasoma nkegeranya ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero twarebaga kuki umuntu aca inyuma mugenzi we. Ese mu gihe baguciye inyuma n'icyo wakora? Ni izihe okaziyo zishobora gutuma umuntu aca inyuma umuntu bashakanye? Hari ukumva rero ko wakoze ibintu byose, hari ikintu rero kibura ukagikora, sibyo? Nitaye ku rugo rwanjye narabakuje n'iki, nawe ukidekuvura ukishakisha ukibona uca inyuma mugenzi wawe. Hari noneho n'abandi baca inyuma abo bashakanye kubera ikintu kidasanzwe cyabayeho mu buzima bwabo. Ugasanga nk'inshuti yawe irapfuye cyangwa ukarokoka ikintu runaka, noneho sinzi ikintu kiba mu mubiri w'umuntu ugahita ukubita ugahita umuca inyuma. Hari n'abavuga ngo nta myaka 100 kubera ikintu kidasanzwe cyabaye mu buzima bw'umuntu uze navuga gute, kikamuhungabanya se, ukabona aciye inyuma umuntu. Icyo ni igice cya 3. Agahita aca inyuma mugenzi we kubera icyo kintu kidasanzwe. Yenda twavuga urupfu, gupfusha umuntu bimutunguye cyangwa se umuntu yakundaga cyane utari uwo bashakanye, mu kugira gutera mu kwiturisha se ukabona aciye inyuma umuntu. Kandi ikindi kintu rega guca inyuma umuntu ntabwo ari ngombwa kuca inyuma n'umuntu wakunze wafashe umwanya wo gutereta. Hari n'abagenda agahita ajya kugura kubita cyangwa agahura n'umuntu akamubwira turi mwiza ati urashaka iki gwino nkwereke, bigahita birangiriraho. Gucanya inyuma si ukuryamana gusa, ahubwo ni icyifuzo cyo kwitabwaho, kumva kuri igitangaza, kumva kuri uw'agaciro, kumva ko umuntu akubwira atari ko wambaye neza, uteye neza kandi utabisanganywe. Donc wa muntu uraho ukubwira kuri special, uyu munsi akakubona mu ishusho nshya abikubwira, nawe ukamutega amatwi. Ejo ukavuga utari ko reka nambare kano gapantaro, nambare kana karaza kundeba man. Noneho harimo n'ikintu rero gituma gucana inyuma bikomeza kugira umurindi. Ugasanga nawe umuntu aribaza ko ndi mubiki. Kuki uwo muntu ufite umugore wawe cyangwa nawe afite umugabo we cyangwa ufite umugabo wawe, ariko ntuzabuwe cyangwa ngo abu wawe, mubonana akanya gato, muvugana akanya gato, murihishahisha, nubwo uri mariye bwose, ibyo bintu murabikora, mukundana gutyo, akubwira utuntu twiza gutyo, none ugasanga uri muramuca inyuma. Mwibuke yuko twavuze ngo gucana inyuma ni ukubeshya uwo mwashakanye cyangwa uwo mukundana. Iyo rero hari attention, hari ibintu ukora kugira ngo undi muntu akubone cyangwa ukabikora ubibwira undi muntu, nabwo buri mu muca inyuma kugeza igihe bizagera handi bavuga ngo baryamanye. Kuryamana gusa siko gucana inyuma. Ariko se kuki umuntu abikora? Ese kubikora bivuga yuko urugo rugomba guhita rushenyuka? Turaje tubirebe. Gucana inyuma rero ni ibintu bibaho, wabyanga wabyemera, bibaho. Uyu munsi ushobora kuba uri mutunga mugenzi wawe ukubo urutoki, uhora umucyurira ko yaguciye inyuma kuko yenda yaryamanye na kanaka, ariko nawe hakaba hari ibindi ukora umuntu yafata nko guca inyuma uwo mwashakanye kandi utabyemera. Hari yavuga atari kurakabya kurayikinga ifoto ya kanaka, kuki se ari urayikinga mu mafoto 800? Kuki urara wicaye ureba amafoto ya runaka yashyizeho? Ni gute wakira mu gihe waciye inyuma uwo mwashakanye cyangwa uwo mukundana? Ni gute wakira? Kuko ahangaha harimo abantu babiri, hari uwaciye inyuma, hari n'uwaciwe inyuma. Abo bantu bose bakeneye gukira. Ikintu twemeranyeho nuko mu gihe umuntu yaguciye inyuma koko birababaza, birashengura, biteza ibibazo byinshi. Ari gihe rero mu gihe mu rushako mu bantu bashakanye, mu bantu bakundana, habayeho gucana inyuma, bisenya urugo, bigakuraho rwa rukundo n'ubundi rutari rwajegajegaga, rwari mu muhengeri n'ubundi rwari rwararangiye. Noneho gucana inyuma bikaza bibihuhura, rwa rugo rugahita rurangira, bagahita batandukana bikarangira. Hari noneho igihe habayeho gucana inyuma, noneho bikamenyekana, none ugasanga ba bantu rwa rushako, umugabo n'umugore bagashyira hamwe, bakabitekerezaho, bakabishyira ku rundi rwego, bagakomeza bakabana. Sibyo n'ikimenyimenyi nuko hari ingo zidasenyuka kandi harabayeho gucana inyuma. Urumva ugasanga babanye bakomeje kubana mu gihe ibyo bintu byabaye. Harimo noneho n'abagerageza, donc hari bahita basenyuka, hari abashyira hamwe bakakomeza bakabana bikagenda neza. Harimo noneho n'abagerageza gushaka ko biyunga, kubyumva niki, ariko noneho ugasanga muri uko kugumana barimo barahemukirana, noneho kurenzaho barimo baratongana, nta mahoro akiba mu ngo zabo kugeza igihe urwo rugo rusenyuka. Hari noneho n'abakora ibishoboka byose
bagahangana n'icyo kigeragezo, rimwe na rimwe ugasanga muri icyo kigeragezo baboneyemo imigisha, muri icyo kigeragezo baboneyemo experience, muri icyo kigeragezo babonye umurongo wo guhura urugo rwabo. Hari n'ahantu usanga habayeho gucana inyuma, ariko noneho ugasanga bitumye baganira ku bintu batajyaga baganira, bitumye babwizanya ukuri batajyaga babwizanya, bigatuma rwa rugo rwabo rukomera, bakabona experience, bakumva ko kuba byabayeho atari sakirirego, ahubwo ari ibintu bibaho bagakomeza. Rero ku muntu waciwe inyuma, umuntu baciye inyuma akenshi usanga yirebaho, ugasanga arimo arabaza mugenzi we ngo ariko ngo ngewe bibwira ko nshatse kubikora byananira, kuba ntarabikoze se nuko byananiye, ubona ndi mubi se, wibwira se ko ngewe nezerewe ku buryo ntajya hanze nkuko wabikoze, wibwira se ko ngewe nshatse kubikora byananira. Nyuma rero yo gucibwa inyuma, ingo nyinshi zigerageza kuganira ku byabaye babwizanya, donc harabaganira babwizanya ukuri ku byabaye, byagenze gute n'iki. Ariko hari n'igihe noneho abashakanye urumva usanga bataganira kugira ngo bakemure ibibazo, ahubwo bakabyongera. Muri uko kuganira babwizanya ukuri rero hari ayo bishima bagahuza, noneho rwa rugo rwabo rugakomera, kuko ngo iyo rwahuye n'ibigeragezo bakaganira babwizanya ukuri, ibintu bigakomeza bikagenda neza. Impamvu rero ngo bashyira hamwe n'iki, hari igihe umuntu kubera urukundo rurimo agira ubwoba. Hari uwaciye mugenzi w'inyuma avuga ati ntamutakaza, sinzongera ibintu, iyi experience yambaye yose nyishaka, ntatakaza kanaka tudatandukana. Ariko nawe undi baciye inyuma nawe akavuga ati kanaka ndamukunda, hari byinshi byiza twageranyeho cyangwa twagize gute, sinifuza kumutakaza cyangwa gutandukana nawe nubwo bino bintu byabayeho. None ugasanga ubwo bwoba bwo kuvuga ngo tudatandukana, kanaka atagenda, bigatuma bashyira hamwe bagakora ibishoboka byose kugira ngo urugo rwabo rugende rero neza. Barada vibes rero reka twibaze ngo se mu gihe umenye ko uwo mwashakanye guca inyuma, cyangwa we waciye inyuma uwo mwashakanye akaza kubivumbura, n'iki cyakorwa? Hari abantu babiri, hari uwaciye inyuma, hari n'uwaciwe inyuma. Mu gihe bimenyekanye n'iki mwakora? Ikintu cya mbere nuko uwakoze ikosa agomba kuryemera, ariko kuryemera ntibihagije gusa, ugomba no kubireka. Ugomba kureka iryo kosa ryo guca inyuma ukabireka, ntubigira akamenyero, ntiwihagarareho, ugasaba imbabazi. Noneho mu gihe uwaciye inyuma yicuza kuba yarababaje mugenzi we, uwo bashakanye, nubwo experience yarabaye, warishimye, waranezerewe, ariko ikosa waryemeye kandi ugiye kurireka, ntuzabisubiremo. Ariko noneho ikindi kintu ugomba gukora harimo kwemera ikosa ukarisabira imbabazi, ntuzongere. Ikindi kintu ugomba kwitwararika, ndimo ndavuga we waciye inyuma mugenzi wawe, ugomba kwitwararika ukabinyanga mugayo, ntihagire ibintu utangira guhishahisha ku ruhande, ugakora ibishoboka kugira ngo mugenzi wawe yongera kugarurira icyizere. Ibi rero bifasha mugenzi wawe, urumva, kuko iyo ibintu biri claire, iyo nta bintu byo mu bwihisho cyangwa utuntu umuhishahisha, abona yuko wahindutse, wemeye ikosa kandi ukaba warahindutse, bigatuma nawe atera intambwe mu gukira no kukubabarira. Ariko iyo harimo utwo tuntu uhishahisha, ahora gukeka-keka, asubiyeyo, n'ubundi urabibona, akavuga yuko n'ubundi ukimuca inyuma kandi yenda urimo wisubiraho. Wowe rero ni wowe waciye inyuma. Hari uwaciwe inyuma rero, wowe baciye inyuma. Ku rundi ruhande nawe ukwiye kongera kugerageza kugirira icyizere no gukunda uwo muntu. Ikindi kuri wowe baciye inyuma, ikintu cya mbere ugomba ni ukwirebaho, ukikunda, ukongera ukigarurira icyizere. Ibyo bintu byo kwishyiraho amakosa, ugashaka impamvu uwo muntu yaguciye inyuma, ukabireka. Igirira icyizere, wikunde, kora ibikunezeza, hura n'inshuti zawe mu rwego rwo kongera kumva uri wa wundi wa kera. Ureke kwihugiraho no guhora urizwa n'ibyakubayeho. Ariko nanone ikindi kintu cy'ingenzi ukwiye gukora ni ukwirinda gusubiza ibintu byarangiye ngo bigarure. Ukajya kumucungacunga muri telefone ukarara urebamo, uri hehe, urakora iki, uri mu biki, sibyo? Cyangwa ugasanga ugize utya usubije inyuma, ariko kanaka ujya kunca inyuma, ibintu yabikoraga neza, ni iki yandusha. Donc ugasanga urimo urabaza ibibazo n'ubundi utari bubonera ibisubizo, kuko mugenzi wawe ntabwo ari bubigusubize.
nshuti iki kintu kirababaza kuko uhora wibaza ariko ni iki yakoze, ni iki cyatumye runaka ajyayo aranduta, ni iki yakoraga, ni iki yandushije. Ugasanga mugenzi wawe urimo uramubaza ibyo bibazo, ese bibwira ko yabigusubiza? Niba uwo muntu akuruta yabikubwiza ukuri wabyemera? Ntago yabigusubiza. Rero muri make wirinda kubaza ibibazo bizura kabuze, ibibazo utazabonera ibisubizo cyangwa bigoye no gusubiza, kuko banakubwije n'ukuri n'ubundi byasubiza ibintu bibi. Irinde kubaza bya bibazo bikubuza gusinzira, ahubwo reba ese mugenzi wawe ajyayo yarishimye, yaranezerewe. Hari ibibazo bigoye kubaza ariko hari n'ibindi yenda ashobora gutinyuka. Mu bibazo rero ufite wagerageza ukareba cyangwa ukabaza ibibazo bigira icyo bikungura, bikuvana ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Ese hari experience wungukiyemo? Sinzi niba mwumva itandukana. Hari itandukano ryo kubaza ibibazo wigereranya n'uriya muntu kugira ngo bakwereke yuko uriya muntu yenda yarakurenze, ariko hari n'ibibazo biri generali, experience wowe wungukiyemo nkayo waciye inyuma. Ese uvuye ukagaruka no mu rugo wumvisha umeze ute? Mugenzi wawe yumvisha ameze ate? Ese kuba utakigiye wumva bigushimishije? N'iki kibazo kiredereka, kuko ntabwo yakubwira ati numva nta kibazo, numva ntacyo nahombye, nubwo bwose mu mutima byawe birimo, sibyo? Buri rushako rero rwahuye no guca inyuma rushobora guha umurongo urugo rwabo, sibyo? Couple yose, umugabo n'umugore bashakanye, hakabaho gucana inyuma umwe cyangwa donc hakabaho gucana inyuma. Muha urushako rwanyu, muha urugo rwanyu umurongo. Ushobora gutekereza ahazaza harwo muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Muri barada vibe rero y'uyu munsi, barada vibes y'uyu munsi nsoza nagira ngo nkubaze ngo nkubwire ngo menya ko gucana inyuma biriho kandi bizahoraho. Menya ko gucana inyuma biri mu buryo butandukanye. Ntibyoroshye rero kuvuga ko ari bibi cyangwa ari byiza, cyangwa ko waciye inyuma ari mubi cyangwa arengana, naho waciye inyuma arengana, naho uwaciye inyuma akaba ari mubi. Hari uburyo bwinshi bwo guhemukira uwo mwashakanye, sibyo? Ushaka kutamuca inyuma ariko ukaba umuhohotera, ukaba utamwitaho, ukaba umubwira nabi. Rero kumuca inyuma ni bumwe mu buryo bwo kumubabaza, sibyo? Hari ibintu byinshi ukorera uwo mwashakanye bimubabaza, kumuca inyuma ni kimwe muri ibyo. Dusoza rero umuntu yakwibaza ngo ese dushyigikire gucana inyuma? Oya, sibyo navuze. Ese ko twabonye ko nyuma yo gucana inyuma hari igihe urugo rukomera rukabaho neza kurenza uko byari bimeze, tubwira abatarabikora noneho babikore? Birakaze. Oya, ibyo si byo nabivuze. Gucana inyuma rero umuntu yabirebera mu mpande ebyiri. Hari guhemukirwa no kubabara kubera waciwe inyuma ku ruhande rumwe, hakaba n'urundi ruhande rwo kumenya no kubona urundi ruhande rw'urushako. Turimo turabyumva? Baguhemukiye, baguciye inyuma, urababaye kubera ibyakubayeho. Umaze kubibona, ubonye indi sura ya kabiri ivuga ngo donc ashobora kunca inyuma, tukabiganiraho, tukabwizanya ukuri, nkamubabarira, ukabona ko ari ibintu bisanzwe, ubuzima bugakomeza. Kuko kuguca inyuma ni kimwe mu bikubabaza, ariko hari n'ibindi byinshi akubabaza. Birashoboka yuko namubabarira, ntabwo yaciye inka y'amabere, twakomeza, sibyo? Ibi bintu rero bireba abantu babiri, umugabo n'umugore bashakanye, bahuye n'icyo kigeragezo, niba nakita ikigeragezo. Muri iyi minsi rero uwo mwashakanye araguhemukira, aho kumubabarira ukihitura kumureka, ugahita ujya gushaka uwundi. Ese iyo we aguhemukiye uramureka ugakomerezaho ugashaka uwundi? Uramureka se ugahebera urwaje ukavuga uti bose ni kimwe, reka ngume hamwe? Bigenda gute? Ikindi kibazo nakubaza, ari wowe wisanze ku ruhande rw'uwahemutse, wifuza ko wababarirwa cyangwa nawe bakureka bakigendera? Nsoza rero, wowe byabayeho cyane cyane uri muri iyo processes yo kubabarira, yo kwibaza ibibazo byinshi, nagira ngo nkubaze ngo ese ko uwo mwashakanye yaguhemukiye, yaguciye inyuma, uyu munsi ukaba wabimenye cyangwa warabimenye,
mukaba muri kubiganiraho akabyemera akanagusaba imbabazi, nagira ngo nkubaze, uramureka ushaka uwundi, cyangwa se uyu munsi urabyemera umubabarire ugerageze mwongere kugerageza kubaka urundi rugo rwawe? Ni urundi rugo rushyashya. Hari urugo rwa mbere mubanye n'iki yaguciye inyuma, rwa rugo rurarangiye, mugiye gutangira urundi rugo rushyashya ruvuga ngo ibintu byarabaye narakubabariye, turabiha ubuhe murongo? Uremera kumuha izo mbabazi kugira ngo mwongeye kugerageza, cyangwa uramureka wigendera uzashaka uwundi? Yari Barada Vibes, nari Barada, ndabakunda cyane.